Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe n'ibihugu mutuyemo bitandukanye byo ku mugabane w'isi, turabasuje turi kuri Gentil Official nk'ibisanzwe, icyo tubasaba ni gukora subscribe, share and comment, ibyo byose iyo mubikoze biradushimisha uko bukeye n'uko bwije, iyo mutwunganiye mukaduha ibitekerezo, mukaduha inyunganizi y'ibitekerezo biradushimisha, kuko iyo umuntu akosowe bigenda neza, so iyo tubabonye mutera comment mutubwira ibyo tugomba kongeramo n'ibyo tugomba gukuramo biradushimisha cyane. Rero abatuye ku mugabane wose w'isi turabasuje, aha ni kuri Gentil Official, mwese murisanga, mwebwe abadukurikirana uko bukeye n'uko bwije turabashimiye, ndetse n'abatarakora subscribe mugende muyikore ntaco bisaba, ni ukwiyumvamo gusa kuyikora ukagenda ugakora ku nzogera nta kindi rwose. Rero uyu munsi ni umunsi wo kuwa kane, nk'ibisanzwe turi mu masaha ya saa tanu n'igice, turi tariki 14 zo kuwa kane, tubazaniye inkuru ibabaje cyane, dukomeza kwihanganisha ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri Congo, bari kwicwa uko bukeye n'uko bwije. Izo zose turagira ngo tubahe pole, kuko hari igihe bizoshira kandi bikarangira tukongera tukabona amahoro. Uyu munsi turihanganisha umuryango wa Mpogazi yari umumama w'abana babiri, yaratuye muri Kenya, mu mujyi wa Kitengela, yari afite abana babiri. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo ku muryango wabo ndetse no ku muryango nyamurenge muri rusange, turabaha pole. Muri iki gitondo umumama w'abana babiri witwa Mpogazi mu by'ukuri yararyamye nk'ibisanzwe nk'uko woryama n'undi wese yoryama ari muzima, amaze kuryama nk'uko twese tuba turyama ijoro iyo ribaye tujya kuruhuka tukaryama, bukeye mu gitondo babona umuntu ntiyabyutse nk'uko wenda tuba tubyuka tukagira amasaha yo kuzuka tuja mu mirimo itandukanye, cyangwa se wenda tukabyuka tukagira ibyo twitaho mu rugo nk'ibisanzwe. Babona umuntu ntabwo abyutse nk'amasaha yari asanzwe abyukaho, mu by'ukuri bibatera kuja kureba icabaye. Bavuga ko yari arwaye bisanzwe nyine indwara zisanzwe, ariko ntabwo yari arwaye uburyo yokwitaba Imana. Rero araryama, amaze kuryama mu gitondo azinduka atakiri mu mwuka. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cane, inkuru y'incamugongo. Yari umumama ufite abana babiri, umumama w'umunyakarama, akaba ngira ngo ari umwishwa w'abanyabyinshi, nk'uko twagiye dukurura amakuru atandukanye muri Kenya, aho nyakwigendera yitabiye Imana. Twagiye tureba imbuga zitandukanye, tugenda dukuraho amakuru, tugenda tubaza abantu uko byagenze. Rero aya makuru mu by'ukuri turababaye cyane, kandi mu by'ukuri kubona umuntu wari ufitiye akamaro umuryango we, kubona umumama wari ufite abana yitaba Imana agasiga imfubyi, ni ikintu kibabaje kandi giteye agahinda. Urupfu ni ikintu kitaza giteguza, urupfu ntago rugira ikimenyane. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane kumva ngo asize abana bakiri batoya, bari bakeneye kubona nyina wabo, kubona nyina abarera, abaha buri kimwe cyose kijanye n'umubyeyi, ariko akaba atakiri kumwe nabo. Mu by'ukuri turabihanganishije kandi
mwihangane umuryango wa Nyakarama, umuryango Nyamurenge, aho avuka hose turabihanganishije, twihanganishije n'urusengero rwa Covenant aho yasengeraga, mu by'ukuri turabihanganishije mwese. Twese niyo nzira kandi niho twese twerekeza, ni urupfu kandi niyo nzira ya twese. Dukomeza kwihanganisha imiryango yose, dukomeza kwihanganisha umugabo we, dukomeza kwihanganisha abana yasize, dukomeza kwihanganisha umuryango wa Mpogazi, mu by'ukuri wabuze umuntu w'ingenzi, wabuze umuntu wasengaga Imana, mu by'ukuri yari umuntu witonda w'umukristo kandi wakoraga inshingano z'itorero nk'uko bikwiye. Mu by'ukuri n'itorero turaryihanganishije cyane, ukomeze kugira ihumure, nta gihe kitagira iherezo, nta n'imvura idahita. Imana izaduhanagura amarira yose twarize ubwo tuzaba tugeze mu ijuru, kuko mu ijuru hazaba hari ibyishimo, hazaba hariho kuramya kudashira. Mu by'ukuri ntabwo tuzigera twibuka imibabaro twagiriye mu isi, intimba twagiriye mu isi, ibyo zose tuzabyibagirwa. Niyo nzira ya twese kandi mu by'ukuri turababaye cyane kubona urupfu rutunguranye, umuntu atari arwaye uvuge ngo yari ari mu bitaro, yari amaze igihe kirekire yarwaye, wenda biranumvikana, ariko kumva ngo umuntu wenda ngo yaryamye arapfa, mu by'ukuri ni ikintu gitunguranye cyane. Umuntu yabona apfa waramurwaje, waramuvuje ahantu hatandukanye bikananirana, ariko umuntu utari urwaye kumva ngo arapfuye ni ikintu gisa nkaho cyotera abantu impagarara, kumva imitima yabo idatuje cyane. Kubura umuntu ni ikintu gikomeye, kubura umuntu ni ukubura imbaraga, ni ukubura ibitekerezo. Ikintu ari cyo cyose umuntu yakora nta wundi muntu wagikora, kubera ko yagikoraga ari mu mwanya wiwe kandi akagikora neza. Rero mukomeze kwihangana umuryango wa Nyakarama n'umuryango yari ashatswemo, mu by'ukuri n'abanyamurenge muri rusange mukomeze kwihangana, mukomeze mufate abavandimwe mu mugongo, mubahe pole, kuko ni urupfu rutunguranye kandi aho buri wese yogira ikibazo agatekereza byinshi, kubera ko ari ikintu gitunguranye cyane, aho buri wese yumva bitumvikana. Rero umuryango wa Mpogazi aho wari ushatswe muhawe pole, ni ukuri muhawe pole, ni inkuru ibabaje cyane mu by'ukuri kandi tuzabasanga mu ijuru. Natwe niyo nzira ya twese, nta muntu uzaja mu ijuru atanyuze adapfuye. Rero twese niyo tuzonyura, mu by'ukuri ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Ni ukuri kumva ngo umuntu asize abana, asize umuryango yari atuyemo cyangwa se aho yari abaga, kumva abaturanyi yari aturanye nabo, ni agahinda asize kandi ni n'intimba asize. Rero mu by'ukuri icyo twakwishimira ni uko yari umukozi w'Imana, yakoreraga Imana uko bukeye n'uko bwije, tumusabira iruhuko ridashira, kuzabona ubwiza bw'Imana, kuzabona ibyishimo mu bwami bwo mu ijuru, kuzabona ibyo atabonye muri iyi si y'imiruho. Turazirikana neza ineza yagiriye abo bari baturanye, umuryango we, umugabo we, ahantu ariho hose ineza ye tuzakomeza kuyizirikana, umuryango uzakomeza kuyizirikana, umuryango Nyamurenge. Rero mukomeze mugire ibihe byiza nubwo bitari byiza, ariko mu by'ukuri mukomeze kwihangana nk'abanyamurenge, nk'umuryango avukamo, aho yari ashatswe, mukomeze kwihangana. Tuzabona bwa mbere aho umuzuko w'abera uzaba, tuzabona abacu bapfuye, abacu badusize batakiri kuri iyi si. Rero tuzishimana nabo,
igihe tuzaba tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Mukomeze mugire igicamunsi cyiza.